Haleluya, 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 bene data nshuti bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, ndabaramukije mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye, mukaba mubasha kumva uru rurimi mvuga rw'ikinyarwanda. Ndabifuriza mwese tugiye kuganira muri aka kanya ngo amahoro y'Imana abonerwa muri Yesu Kristo abane namwe mwese. Iyi ni Bibiane TV, umuyoboro w'ivugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabashishikariza rero yuko mutajya kure, ahubwo mwese mwigire hafi tuganire. Aha hatambuka ibiganiro by'ivugabutumwa, amakuru anyuranye yose afite icyo yafasha umugenzi ujya mu ijuru, ndetse hajya hanyura n'indirimbo zitandukanye zifasha umugenzi ujya mu ijuru, zihimbaza Imana. Ibyo byose rero nibyo usanga ahangaha. Kuba rero hageze ntago ari impanuka, bishobora kuba ari ubwa mbere, ariko nagira ngo nkubwire ngo niba uhageze ari ubwa mbere ntuhave, kubera yuko aha hantu hazagufasha kumenya byinshi, hazagufasha kunguka byinshi, twese tuyobowe n'ijambo ry'Imana ndetse n'ihishurirwa riturutse ku Uwiteka agenda tunyuzamo akadusaba kuribasangiza. Mwicare rero mugubwe neza kandi ntimuve aha hantu kugira ngo hatagira ikigucika kandi wenda cyari kukugirira umumaro. Tugiye kuganira rero kuko Imana ibitwemereye. Ku bwacu ntago byakunda, haba hari intambara nyinshi, imitego myinshi ya Satani, kugira ngo abantu badahumuka, kugira ngo abantu bataba amaso, kugira ngo abantu batareba ngo bitegereze bamenye ukuri kw'ibyo amaso yabo ari kubona, nyamara bakabyirengagiza. Rero mbere yuko dusenga, reka mbamara amatsiko mbabwire icyo tugiye kuganira. Tugarukanye ubutumwa n'ubundi twababwiye n'ikindi gihe, inshuro nyinshi muzajya mubona yuko dukunda kuvuga ubutumwa bukangurira abantu kwitandukanya, bakava mu by'isi bakabirekura, bakava mu nzira y'igihogere, bakava muri ya nzira yagutse. Tubashishikariza ubutumwa bwo kwitandukanya, bakava mu kivunge, bakiyomeka kuri Kristo, bagafatana nawe, bakamukurikira, bagakurikira ya nzira ifunganye, bakinjira mu irembo rifunganye ariwe Kristo, kugira ngo abageze mu bugingo. Rero turagarutse, tuje kubabwira nanone, si ubwa mbere, si ubwa kabiri. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri naho abantu batabyitaho. Ntago tuzareka kubaburira, tubabwira ukuri, kuko ukuri tubabwira nuko twabwiwe n'Umwami Mana ubwe, kandi adutangariza ko dufite inshingano yo kujya kuburira ubwoko bw'Imana aho bwaba buri hose. Rero tuje kubabwira nanone ngo muve mu madini, nyabuneka muve mu madini. Si ubwa mbere tubibabwiye, ni muyavemo, muve mu madini. Amadini yose, aka kantu kumve neza, muve mu madini. Icyitwa idini aho kiva kikagera, amadini yose ni maraya. Ibi ndabivuga nta kurya iminwa, mbihagazeho n'amaguru yombi, ndabishimangira. Ntago ari kuvuga ngo wenda ngo hari oya. Nanjye mbere ntarahishurirwa nuko nabitekerezaga, nibwiraga yuko hari amadini y'abanyamwuka, mwe bita ngo amatorero, ariko Umwuka w'Uwiteka yarampishuriye, aranyemeza, nsaza imigeri nanga kuyavamo. Ndavuga niba udashaka ko mba hariya, reka njye hariya. Uwiteka ambwira ati
amadini yose nta na rimwe ukwiye kujyamo, nta na rimwe ukwiye kubarizwamo mwana wanjye. Igakunyegera ku giti cyawe, nta kindi ngusaba. Igihe kirageze ko abasenga by'ukuri basenga mu mwuka no mu kuri, akaba ariho basengera Data. Kandi abibeshya yuko Imana iba ku musozi runaka, Imana iba mu nzu runaka. Ntabwo Imana iba mu mazu yubatswe n'abantu, ahubwo aho Uwiteka yifuza gutura, aho Imana yawe, aho Imana yanjye yifuza gutura ni mu mutima. Ngiyo inzu Uwiteka yifuza guturamo, ahubwo mukingurire ahagire icumbi. Rero ngarutse kubabwira nshishikaye, sinzi n'uburyo nabivugamo, ndarangurura ngo muve mu madini. Amadini yose ni maraya. Bivuze iki? Hari maraya ukomeye, uwo ni we nyina w'abandi bamaraya bose. Ni ukuvuga ngo hari nyina w'abamaraya, hakabaho n'abakobwa be. Abo bose icyo bahuriyeho bose ni ba maraya. Icyakora muri iyi minsi turi kubona ko abakobwa ba maraya, babandi bakomotse kuri maraya ukomeye, maraya mukuru, nyina w'abamaraya bose, uyu munsi maraya mukuru ari gukora ibishoboka byose kugira ngo agarure abakobwa be, bagaruke imuhira, bagaruke mu rugo, bongere bibumbire hamwe kuri nyina w'abamaraya, maraya ukomeye, kugira ngo iteka agiye gucirwaho arimbukane n'urubyaro rwe rwose, kuko bemeye kwibumbira hamwe. Abari baritandukanije nawe uyu munsi wa none bari guca ibyabatandukanyaga byose, bakajya kwihuza na nyina. Ibyo byose nta kundi ni ukugira ngo basendereze igikombe cy'ibizira byabo hamwe, ubundi iteka maraya mukuru arabizi ko yenda kuricirwaho, kugira ngo atajya kurimbuka wenyine, ahubwo arimbukane n'abamaraya be bose bari hamwe, bakora icyo bise Babuloni ikomeye. Uwo rero niwe maraya mukuru ugiye gucirwaho iteka. Rero twabivuze kenshi ko twabishuriwe n'Uwiteka ngo tuze tuburire ubwoko bw'Imana bukiri muri Babuloni, bukiri muri ayo madini, ngo tuburire busohokemo. Ariko habe ngo barumva. Uwiteka arekora ibishoboka byose. Amaso yanyu byibura niba mutumvise, murebesha amaso, ariko amaso ntabona. Natwe rero ntituzaceceka, tuzafatanya n'ibimenyetso n'ibitangaza Uwiteka ari kugenda akora, kugira ngo abantu babone yuko amadini ari maraya, ko badakwiye kuyabarizwamo. Abo tubwira ntago bigeze bemera ibyo twababwiye ko bivuye ku Uwiteka. Ku ruhande rumwe ndabumva, sinabarenganya, kuko nanjye ubwanjye kugira ngo mve mu madini, kugira ngo nigobotore ingoyi y'idini, ni ibintu byari bikomeye cyane. Byarangoye kumva ko Imana idashaka komba mu idini iryo ari ryo ryose. Nawe uyu munsi ndakumva niko bimeze, ariko ndakwinginze ngo ubu butumwa bumaze gutambuka ahantu henshi hatandukanye. Kugeza uyu munsi wa none ubu butumwa buri ahantu henshi hatandukanye, ndetse uzumva n'abantu benshi bakubwira ko Uwiteka yababujije kujya mu idini iryo ari ryo ryose, yababwiye kuyasohokamo. Abamaze kuyasohokamo tumaze kuba benshi, kandi dufite inshingano yo kuburira abana b'Imana, ubwoko bw'Imana bukiriyo, kuko burahari. Yesu niwe wavuze ngo mfite n'izindi ntama zitari muri uru rugo, ariko ngomba kujya kuzizana. Hari abana b'Imana, hari ubwoko bw'Imana bukiri muri Babuloni, bukiri mu madini.
Uwiteka arahamagara ngo bwoko bwanjye nimuhunge muve muri Babuloni ikomeye, nk'uko turi buze kubisoma. Rero bene data, nagira ngo mbabwire njyewe uko nabashije gucika iyo ngoyi, reka mbahe bumwe mu buhamya bwanjye. Si ubwa mbere wenda ndibuze kuba mbibabwiye, ariko nshobora gusharinga experience nawe ukongera ubasi ugatekereza. Njyewe mu buzima busanzwe navukiye muri Kiliziya Gatolika ya Roma, nk'uko yitwa, nk'uko iri, nkuriramo, mvukiramo, mbatizwa ndi uruhinja, nkomerezamo, ntozwi iyo nzira, ibyaho byose mbigendamo neza uko bigomba. Ariko igihe kigeze ntangira kwiga gusoma ubwanjye ijambo ry'Imana. Haleluya! Ni ijambo ry'Imana bene data. Ijambo ry'Imana ni urumuri, ni umuyobozi utayobya. Umurikiwe naryo ntazigera agenda mu mwijima. Kandi nibyo koko, reka mbahamirize, Yesu yarabihamije, aravuga muri Yohana 8 umurongo wa 31 kugeza ku wa 32. Yesu yarabihamije, aravuga ati reka tubirebe hato bititwa amagambo yanjye. Sinjya nkunda ko umuntu yakumva ibyo mvuga akagira ngo ni ibihimbano. Bene data, ndabakundisha ijambo ry'Imana. Yohana 8 umurongo wa 31 tugere ku wa 32. Abantu bose bavuga ko ari abana ba Aburahamu, ariko hari abana ba Aburahamu nyakuri. Ni ku mutwe y'ijambo uvuga, dore abana ba Aburahamu nyakuri. Ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye. Haleluya! Nimugume mu ijambo ry'Imana, ngo muzaba mubaye abigishwa banjye nyakuri. Ninde utifuza kuba umwigishwa wa Yesu Kristo nyakuri? Kuko abiyitirira kuba abigishwa be ni benshi, ariko hari abigishwa be nyakuri. Yesu Kristo umwana w'Imana bizi neza bihamya ko ari abigishwa be nyakuri. Nawe rero niba wifuza kuba umwigishwa wa Yesu Kristo by'ukuri, guma mu ijambo ry'Imana. Niyo nama Yesu yatugiriye. Aravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, kumwemera ni kimwe, ariko no kuba umwigishwa we nyakuri ni ikindi. Nimuguma mu ijambo ryanjye muzamubaye abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri. Haleluya! Iryo jambo ryanjye nimurigumamo, niko Yesu Kristo avuga, niryo rizabamenyesha ukuri kose, ukuri kuzuye. Kandi ukuri niko kuzababatura, ukuri niko kuzabaha kwigenga, ukuri niko kuzabakura ku ngoyi zose z'ibinyoma mwabeshywe. Haleluya, haleluya. Bene data rero, nguko uko nagiye nsoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rinyereka ukuri, hanyuma ukuri kurambatura, kumbatura ku mihango, kumbatura ku migenzo, kumbatura ku migenzereze ipfuye idahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ahangaha ntaraharenga, reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 7. Ijambo ry'Imana duhereye kuri Mariko ibice 7 umurongo wa 7. Turabonamo ko hari abantu benshi bameze nk'abafarisayo. Twumva iki ijambo ry'Imana ribabwira. Ijambo ry'Imana riravuga kuri 7 ngo bansengera ubusa. Hari abantu benshi Uwiteka ahamya ko bamusengera ubusa. Birababaje. Hari abantu benshi bitwa ko basenga Imana, ariko ijambo ry'Imana rirabihamije ko hari abantu ngo bansengera ubusa.
kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Bene data, ntabwo dukwiye kwigisha inyigisho zishingiye ku bantu n'amarangamutima yabo. Dukwiye kwigisha abantu ibikubiye mu ijambo ry'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana gusa. Niba rero uzi kuri mu mubare w'abantu bigisha abandi inyigisho zikubiye nk'amategeko y'abantu, ukarenga ukajya gusenga, ijambo ry'Imana rirabihamya neza, uri muri ba bandi Uwiteka avuga ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Tubona rero hanze aha amadini noneho muri iki gihe cya none, aho kugira ngo bigishe abantu kureka ibyaha, aho kugira ngo babwirize abantu kuri kw'ijambo ry'Imana, barimo komora uruguma rw'ubwoko bw'Imana baruca hejuru, bababwira ngo ni amahoro, babigisha iterambere, babigisha gukunda isi, kuko niyo mategeko abantu bashyizeho. None hatanzwe umurongo ngo namwe mugendere muri uwo murongo. None se umurongo w'isi uhuriye he n'umurongo w'Imana? Kandi muritwa ngo murasenga, mwarangiza mukigisha abantu ibihuye n'amategeko y'abantu, ariko amategeko y'Imana habe ngo murayigisha abana b'Imana. Nimwumve rero ijambo ry'Imana rirababwira ngo bansengera ubusa. Niba uzi yuko wigisha abantu ibijyanye n'irari ry'abantu, wigisha abantu ibihuje n'umurongo w'amategeko isi yashyizeho, uri muri ba bandi basengera Uwiteka ubusa. Niko ijambo ry'Imana rihamije muri Mariko 7:7 ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Mbega kaga bene data, ari ukwigisha abantu kugendera mu mategeko y'Imana no kwigisha abantu ibihuje n'amategeko isi yashyizeho, ibihuje n'amategeko y'abantu. Uyu munsi wa none nimuhitemo. Niba rero muhisemo kwigisha abantu ibihuje n'amarari yabo, ibihuje n'irari ry'isi, ibihuje n'amategeko isi yashyizeho ngo ariyo mwigisha abantu, umurongo isi yatanze no muri kugenderaho mukirengagiza umurongo Uwiteka yatanze ngo muwigishe n'abandi. Uyu munsi nimwumve icyo ijambo ry'Imana rirababwira ngo munsengera ubusa, kuko inyigisho mwigisha ari amategeko y'abantu. Ku 8 haravuze ngo itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Hari imigenzo y'abantu yashyizweho n'abantu biyita abahanga, biyita abanyabwenge, biyita intungane. Abo ngabo ibyo bashyiraho byose, imirongo bashyiraho yose ngo muyigenderemo, ntabwo ikuraho itegeko ry'Uwiteka. None Uwiteka arababuranya, arabashinja ngo itegeko ry'Imana, haleluya, murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Isuzume urebe niba uhagaze mu itegeko ry'Uwiteka, niba cyangwa se warariretse kugira ngo ukomeze amategeko y'abantu n'imigenzo yabo idafite aho ihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. 9 Mariko 7:9 hagakomeza hatubwira ngo kandi musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu. Bene data, ibyo nabibayemo igihe kirekire, nkaziririza imigenzo y'abantu kandi habanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ngo kandi musuzugura neza itegeko ry'Imana. Itegeko ry'Imana rivuga iki? Itegeko ry'Imana ritubuza kugira izindi mana mu maso yacu, ritubuza kwiremera ibishushanyo no kubyikubita imbere. Ibyo nabibayemo igihe kirekire, ariko uyu munsi wa none nagiriwe ubuntu n'Umwuka Wera. Araza aranyongorera, araza aranyigisha, araza aranyibutsa ibyo Yesu Kristo yasize avuze, anyigisha kandi no kubigenderamo. Bityo ntandukana n'imigenzo n'imihango yayindi yantandukanyaga n'itegeko ry'Uwiteka, nkakomeza amategeko n'imigenzo by'abantu.
abantu nibwira yuko ndi mu nzira, ariko Uwiteka arabibonye ko mbikora kubera kutamenya. niyo mpamvu abantu benshi batakaye mu butamenya, kuko ibyo nibyo bavukiyemo, ibyo nibyo batojwe, ibyo nibyo bigishijwe. niyo mpamvu ndangurura mbabwira ngo nimushake ukuri mu ijambo ry'Imana, igihe Bibiliya zitari zacibwa, igihe zitari zahindurwa, nimugende muzigemo muzisome, muravanamo ukuri kose, ukuri kubayobore, ukuri kubabature ku bubata bwose mwashyizwemo, iyo minyururu yose ibaziritse. uko kuri kw'ijambo ry'Imana kurayicagagura, izo za kirazira abantu bashyizeho ijambo ry'Imana rirazicagagura mu izina rya Yesu Kristo. muramenye ukuri kubabature, ukuri kubahe kwigenga muri Kristo Yesu. ngo kandi musuzugura neza itegeko ry'Imana biragatsindwa. kuba wasuzugura itegeko ry'Imana kugira ngo uziririze imigenzo y'abantu. nuko kuri 13 twihute, nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa. hari benshi cyane bahindura ijambo ry'Imana ubusa, atari uko bataryumvise. ijambo ry'Imana bararizi, n'icyo ribasaba barakizi, ariko bakarihindura ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande. iyo migenzo n'imihango byababayemo akarande, nimugenzure nimba bihuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, muhitemo icyo mugomba gukora uyu munsi wa none. ngo kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo ngibyo, ibyaha Uwiteka ashinja ubwoko bwe. iyo tusubiye inyuma rero tukari aho twatangiriye, mu madini hari inyigisho zitandukanye. buri dini ryose rifite imihango, buri dini ryose rifite imigenzo ryishyiriyeho rigomba kugenderwaho. noneho si iyo gusa, n'abagenga b'iyi si, n'abategetsi, n'abayobozi bamaze gushyiraho amategeko mugomba kugenderaho, amabwiriza ntarengwa mugomba kugenderaho, mugomba gukurikiza. ariko se ayo mabwiriza ahuriye he n'ukuri kw'ijambo ry'Imana? nimwumva icyo Uwiteka avuga, ngo itegeko ry'Uwiteka murirekera gukomeza itegeko ry'abantu. nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande. kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. uyu munsi wa none nimurebe imihango, imigenzo ikorwa mu madini hirya no hino idafite aho ihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. ariko iyo migenzo yaragiye iba karande, iba mu buzima bw'abantu ku buryo bumva batayireka. ariko Uwiteka yigeze kumpishurira, arambwira kandi nanjye arambwira ngo nze mbabwire ngo nimuruke ibyo byose mwagaburiwe mu madini, hanyuma Uwiteka yongera abagaburire bundi bushya, kuko mwariye ibihumanye, mwariye uburozi bwa Babuloni. mwaraburiye murabusinda. uyu munsi muri abasinzi, uyu munsi uburozi bwarabangije. none ntago mushobora kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, kuko mwamaze guhumana. uyu munsi rero iyaba mwumvaga icyo Uwiteka bahamagarira, kwiyunyuguzamo inyigisho zose z'ibinyoma, ari bwo burozi bwa Babuloni yabagaburiye, arizo nzoga yabasindishishije, icyama mukabiruka, abo binaniye mukihaga bikabashiramo, hanyuma Uwiteka ubwe akabagaburira inyigisho nzima zihuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. nta handi tuzasanga ukuri, ni mu ijambo ry'Imana. Yesu ati muzabigishwa banjye nyakuri,
by'ukuri nimuguma mu ijambo ryanjye. Mu madini rero harimo imihango, harimo imigenzo myinshi ituma tureka itegeko ry'Imana tugakomeza itegeko ry'abantu, ituma tureka umurongo w'Uwiteka hanyuma tugakurikira umurongo washyizweho n'abantu. Uko baba bakomeye uko ariko kose, agaciro baba bafite ako ariko kose, nta wagira agaciro ngo ahagarare imbere y'Uwiteka. Ibiriho byose, abariho bose baraciriritse ugereranyije n'ubuhangare bw'Uwiteka Imana yacu. Niyo mpamvu tugomba gukomeza icyo Uwiteka yadusigiye, hanyuma tugatera umugongo iby'isi dusaba kugenderamo bidahuje n'ubushake bw'Uwiteka. Mube maso rero, iby'isi basaba byose gukora, amategeko n'amabwiriza isi yose basaba kugenderamo, ntabwo ariko byose bihuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo mubigenzuza ijambo ry'Imana. Nimubona hari aho bibangamiye itegeko ry'Uwiteka, nimubona hari aho bibangamiye ijambo ry'Imana, intumwa zo zaravuze ngo birakwiye ko twumvira Imana kuruta abantu, naho byakugiraho ingaruka, ariko uwumvira Uwiteka ashobora kubabazwa muri iyi si, ariko ingororano ziramurindiriye. Haleluya, haleluya. Turababwira rero, turacyakomeje kubabwira ngo muve muri ayo madini, kuko ayo madini arimo inyigisho nyinshi 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 z'ubuyobe zitahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, nyamara bitwa ko bababwira, babayobora mu nzira ijya mu bugingo bw'iteka. Ariko icyampa buri wese akiga kwegera Imana ku giti cye, agasaba Umwuka Wera akamwigisha ubwe. Uko niko njyewe nabigenje. Nari nkibaha rero bwa buhamya bw'ukuntu namaze gufata ijambo ry'Imana nkarigenzuza imihango n'imigenzo n'amabwiriza nagenderagaho, nsanga ntaho bihuriye, nsanga uburyo bw'imisengere ntaho buhuriye n'uburyo Kristo yigishije intumwa ze gusenga. Ubwo yababwiraga ngo namwe nimusenga ntimugasubiremo amagambo, muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani babigenza. Nsanga nibyo nirirwa nkora gusa, mbara isaro rya mbere kugeza ku isaro rya magana ngahe, mvuga ngo ndimo ndasenga, ariko icyo nakoraga kwari ugusubiramo amagambo gusa, nirengagije cyangwa se kubera kutamenya ko Yesu Kristo yavuze ngo namwe nimusenga ntimugasubiremo amagambo hato na hato nk'indyarya nk'abapagani, ahubwo musengesha umwuka iteka. Nasanze ntarigeze nigishwa gusengesha umwuka iteka habe na rimwe, ahubwo nasanze narashyiriweho umurongo ntarengwa w'imisengere ngo jya usenga utya, ukurikizeho ibi, ukurikizeho ibi. Nyabuneka bikantwara umwanya munini, ariko ntari gusengesha umwuka. Nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ni umwuka. Haleluya. N'abayisenga bayisenge mu kuri no mu mwuka. Nsanga ibyo nkora bihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iriba rirangonze rero ngo nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa. Nsanga ko kw'ijambo ry'Imana narihinduye ubusa kubwo gukomeza imigenzo. Hari imigenzo y'imisengere, hari uburyo bwashyizweho bw'imisengere mu madini atandukanye. Ibyo byose nasanze bihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Buri dini rero rigira ibyaryo. Ndangije rero gusuzuma idini ryanjye nahozemo ari ryo Kiliziya Gatolika, ndebye uburyo bwanyigishije gusenga, nsubiramo amagambo hato na hato, amasengesho yanditse, ntabyo kureka Umwuka Wera ngo akuyobore. Ibyo rero byandansinze, urwo rubanza rwaransinze. Ngereranya icyo ijambo ry'Imana rivuga, ngereranya imihango n'amategeko n'amabwiriza y'imisengere muri Kiliziya, nsanga ntaho bihuriye. Niyo mpamvu nahise ntekereza ngo noneho rero ubwo hano ho badasenga mu mwuka, ahubwo bavuga amasengesho,
bakaba bafite n'indi mihango n'imigenzo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Ni byinshi sinabirondora, ntabwo aricyo cyanzanye ahangaha, ni ubuhamya buto nabahaga. Naravuze nti rero ahari aho wagenda nkajya muri ADEPR, itorero ry'abanyamwuka, itorero bemerera gukora ku mwuka wera. Icyo gihe niko nari mbizi, ariko Uwiteka arambwira ngo hoya ntago ujyayo. Nubwo wibwiraga ko ari abanyamwuka, nubwo wibwiraga ko ririya torero ryo ritunganye riboneye, ndakubujije, ntaho uri bujye. Numva ndababaye, numva nibajije ukuntu nzabaho ntajya guterana mu nsengero n'abandi, ngo ngire umuryango mbarizwamo, ngo ngire idini mbarizwamo. Murabizi ko mu Kinyarwanda hari n'abajya batukana ngo kabura idini ni igitutsi. Numvaga icyo gitutsi ari igitutsi gikomeye cyane, kwitwa kudafite idini ubarizwamo. Numva ndababaye, ndavuga ngo Uwiteka, ntago nabaho njyenyine ngo bishoboke. Naba narakoze iki cyaba gitumye mpabwa igihano cyo kubaho njyenyine? Uwiteka arambwira ngo erega mwana wanjye, igihe tugezemo ndashaka ko buri wese anyegera ku giti cye. Kubera iki se ushaka ko abantu bose bakwegera ku giti cyawe, ku giti cyabo? Numva sindi kubyumva. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo iyo tubwira abantu ngo bave mu madini, Babuloni, maraya, abantu ntibabyumve. Ndabumva cyane kuko nanjye sinabyumvise. Nanjye nashajije imigeri igihe kinini, ndetse ngisha n'Uwiteka impaka, ndavuga ngo ntago bishoboka, ntago nabaho ntagira idini, ntibishoboka. Ariko Uwiteka ampa ibyanditswe byinshi, ndetse ampa niyerekwa. Haleluya, haleluya. Uwiteka rero ajya twigisha, akanyura mu ijambo rye ubwe akatwigisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tujye gusoma mu gitabo cya Yobu, ibice 33, umurongo wa 14, twumve icyo hatubwira. Ngo Imana ivuga rimwe, haleluya, ngo ndetse kabiri, haleluya, ngo nubwo umuntu atabyitaho, mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu. Haleluya. Ngo niho Uwiteka agira ate, ngo niho yumvisha amatwi y'abantu, akakumvisha koko. Iyo azanye iyerekwa urumva pe, kuko aba yagosuye, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Haleluya. Uwiteka rero yarambwiye ati va mu idini. Ibyo nibyo Uwiteka yanyigishije, sinabyumva. Hakurikiyeho rero kujya mu iyerekwa. Nagiye kubona rero, haleluya, ijambo ry'Imana ni ukuri bene data, nk'uko turisomye, ngo mu nzozi, ngo mu iyerekwa rya nijoro, ngo igihe abantu bashyizweho, ngo bashyizweho basinzire ku mariri yabo, ngo niho yumvisha amatwi y'abantu. Haleluya. Icyama nawe ukagira iyerekwa, kuko ibyo abantu bakwigisha batumwe n'Uwiteka nturi kubyumva. Icyama Uwiteka akagusura, icyama Uwiteka akakugenderera, nk'uko ijambo ritubwiye, ngo niho yumvisha amatwi y'abantu, cyangwa amatwi yawe akumvishwa n'Uwiteka, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Haleluya. Kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye. Ushaka kuba ufite imigambi yawe, ariko Uwiteka iyo agusuye mu iyerekwa, mu nzozi, agamburuza imigambi yawe, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Wowe waraciye inzira, ufite ibyo ushaka kugendamo. Uwiteka rero yagusuye, akumara mu bwibone bw'ibyo wibwira, ukamenya ko ibyo Uwiteka yibwira bitambutse kuri ibyo we wibwira, kwitareba nk'uko ureba. Ndagusabiye, ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, ngo niba utumva ko kuva mu madini ari byo Uwiteka guhamagarira, agusure iri joro, agusure uyu munsi, agusure mu nzozi, mu iyerekwa. Ushyizweyo usinziriye ku mariri yawe,
Uwiteka yumvisha amatwi yawe, ashyira ikimenyetso ku byo tukwigisha, abihamishe kugusura. Haleluya, haleluya. Agamburuza imigambi yawe, avuguruza ibyo wibwiraga byose. Erega ngo ibyo Uwiteka yibwira si byo twibwira, kuko inzira ze zihabanye n'izacu. Bene data, reka rero nkomeze mbaganirire. Nuko rero uko niko Uwiteka yansuye nyuma yuko ambwiye ko akeneye ko buri wese amwegera ku giti cye. Sinabyumvise nyuma yuko mvuye muri Kiliziya Gatolika nakuriyemo nakundaga, ariko nkagenzuza ibyaha ijambo ry'Imana nkabona ntaho bihuriye, urubanza rukansinda, nkashaka kujya mu yandi matorero y'umwuka harimo ADEPR n'ayandi. Uwiteka arambuza ati ntaho ujya. Ndavuga nti ndajyayo. Kubera iki wambuza kujyayo? Kubera iki? Uwiteka rero nibwo ibyo yanyigishije abonye ntari kubyumva yansuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Iri jambo muritindeho cyane. Nuko aransura rero kugira ngo ashyire ikimenyetso ku byo anyigisha nkaba nananiwe kubyumva. Nawe ndasaba ko Uwiteka yashyira ikimenyetso ku byo wananiwe kumva ubibwirijwe n'abigisha. Uwiteka agusure, ahamye ubwe ibyo tukubwira ko ari ukuri. Nuko rero nibwo nagiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona umushumba ahagaze mu muryango w'urusengero. Mbona intama nziza zibyibushye cyane, isaha yo kugaburirwa igeze, ziza ziruka azinjiza mu rusengero, azinjiza. Mbona zisa nk'izigiye kugaburirwa. Zimaze kwinjiramo zose zasaga neza cyane. Mbona wa mushumba afunze umuryango. Amaze gufunga umuryango, mbona mwimbere muri urwo rusengero, muri iyo nzu y'urusengero, mbona harimo abatangiye kuzikinjagura baziteragura ibyuma. Mbona imivu iratemba muri urwo rusengero. Intama zari zinjiye zije kugaburirwa, zije gushaka ibyo kurya. Mbona ahubwo wa mushumba yamaze kuzigambanira n'abazibaga, bari kuzikindagura zidafite naho zasohokera. Uko rero niko Uwiteka yampishuriye ko idini rimeze. Abantu barijyamo bazi ko bagiye kuronkamo ubugingo, ariko Satani yagambanye n'abashumba bagatangira kuzikindaguriramo. Ibintu birakomeye, ariko nuko Uwiteka yabinyeretse, kandi ibyo rwose byamvanye kwizima, kuko narebye imivu itemba mu rusengero, intama zikindagurwa, agahinda karanyica. Uwiteka arampindukirira arambaza ngo hariya niho ushaka kujya? Ndavuga ngo nimba ariko bimeze ntago nkigiyeyo. Nguko uko Uwiteka yagamburuje imigambi yanjye, ndatuza mpama hamwe numva icyo anyigisha ko ari ukuri. Haleluya, haleluya. Icyama nawe akaguha iyerekwa ryawe rishyigikira ibyo akwigisha, akabihamisha ikimenyetso, akagusura. Uko rero niko nabibonye, ariko nabwo ntago nemeye. Yemwe bantu mwanga kuva mu madini, ndabumva cyane, kuko nta wandushije kuri kunda. Nubwo ibyo byose byabaye ntago nabyemeye. Naravuze ngo ibi ni ukuvangirwa 100%. Ntago bishoboka ko mu rusengero Satani yahategera akagambana n'abashumba na ba nyiri insengero ngo bakindagura intama zije gushaka ibyo kurya by'ubugingo, aho kugira ngo babibone bakabakindaguriramo. Ntabwo rero nabwo nemeye. Mwumva ukuntu nari ngoye cyane kubwo gukunda idini. Ndabumva bene data, ndabumva cyane. Niyo mpamvu nabwiye Uwiteka, ndamubwira ngo noneho Uwiteka, dore iri yerekwa niba ari we riturutseho. Ndashaka ijambo ryawe rishimangira ibi bintu, ribihamya ko ari iby'ukuri.
Yesu we, ntago nabyemera niba atari iyerekwa Satani ampaye kugira ngo nemere ko bivuye kuri wowe Uwiteka. Ndashaka kubishimangiza ijambo ryawe kuko nibwo buhanuzi butavangiye. Haleluya, haleluya. Uwiteka ni mwiza, icyampa ugasurwa n'Uwiteka, icyampa mukagirana ikiganiro, byonyine ukumva umunezero ugira. Ndabumva cyane mwebwe muboshywe n'imigozi y'idini, ntawari uboshywe nkayo nkanjye, ntawari uboshywe n'iyo migozi nkanjye. Namwe nimwumva inzira yose byasabye kugira ngo mve kwizima, nerure mve mu idini. Kumva ko idini ari maraya, kumva ko idini ari Babuloni byarangoye. Kumva ko idini Satani yaritegeyemo agambanye n'abashumba b'amadini byarangoye. Ariko uyu munsi niyo wankubita inyundo, niyo wakora iki, ibyo nabonye narabibonye. Uwiteka icyo yanyigishije naragifashe, yabitereshejeho kashi yerekwa, n'ijambo rye ribiherekeza. Nawe nicyo nkwifurije, ariko ca bugufi basi wibarize Imana iraguhishurira. Uko rero ni ku Uwiteka yampaye ijambo, ndaribasomera ryose ntanyuze ku ruhande, ahari wenda nawe ryakugirira umumaro. Yampaye ijambo riri mu gitabo cya Ezekiyeli. Mwa bantu mwese ugira ngo nari menyeye no gusoma Bibiliya. Yampaye igitabo kiri muri Ezekiyeli ibice 34, ubwe niwe wabinyihereye n'ukuri 34, kugira ngo mbashe kwemera ngo abungeri ba Isiraheli bahanwa. Iri jambo nararisomye nitonze, ndavuga nti icyo nasabye Uwiteka, ibimenyetso byose nasabye Uwiteka ko ngomba kuva mu madini, ko ngomba kwegera Imana ku giti cyanjye, yarabimpaye. Nguko uko nabatuwe ubata bw'idini, ariko n'urugamba rukomeye, ni urugendo rutoroshye. Nawe ndabizi kuri urugendo rukomeye, ariko nuriva muzariva murivuyemo, cyangwa Uwiteka akabikwigisha ubwe. Ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Ezekiyeli 3:4, turahera ku murongo wa mbere. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isiraheli. Uhanure ubwira abo bungeri uti, nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo, abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama? Ariko mwebwe murya ibinure, mukiyambika ubwoya, mubagize ibyibushye, ariko ntabwo muragira intama. Izacitse intege ntimwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye, n'izavunitse ntimwazunze. Izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri, ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko zatatanijwe. Intama zanjye intama zanjye zarorongotaniye ku misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure wose. Nukuri intama zanjye zaratatanijwe mu isi yose, kandi nta waruhije azishaka habe no kuzibaririza. Nuko rero nimwumva ijambo ry'Uwiteka mwabungeri mwe ati, Umwami Uwiteka aravuga ngo, ndirahiye. Uwiteka yarirahiye, nukuri ubwo intama zanjye zaretswe zikaba iminyago, zikaba n'ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko ari nta mwungeri, kandi abungeri banjye ntibaruhije bazishaka, ahubwo abungeri akaba ari bo bimenya ubwabo, ntibaragira intama zanjye. Nuko rero mwabungeri mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka ngo, uku niko Umwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye abungeri. Nukuri Uwiteka yibasiye abungeri kandi yarirahiye. Nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira. None uyu munsi muravuga iki? Ko Uwiteka yirahiye kubw'amakosa mwakoreye mu murimo
kubw'amakosa mwakoreye muri ayo madini. Uwiteka yarirahiye ngo azababuza kuragira intama ze, kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Muzimenya mute ibyo mwaryaga bibashizeho? Nzakiza intama zanjye amenyo yabo ze kubabera ibyo kurya. Umwami Uwiteka aravuga ati, dore jye ubwanjye, haleluya, ngiye kubaririza intama zanjye nzishake. Uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashaka intama zanjye nzirokore, nzikuye ahantu hose zatataniye mu munsi w'ikibunda n'umwijima. Kandi nzazizana nzikuye mu mahanga, nziteranirize hamwe nzikuye mu bihugu. Nzazizana nzigeze mu gihugu cyazo bwite, haleluya. Muri kwanga gutarurwa ngo mujye mu gihugu cyanyu bwite. Nziragire ku misozi ya Isiraheli iruhande rw'imigezi n'ahantu n'ahatuwe hose ho mu gihugu. Nzaziragira mu rwuri rwiza, haleluya. Nguwo umugambi Uwiteka afitiye intama ze, kandi ikiraro cyazo kizaba mu mpinga y'imisozi ya Isiraheli. Nibwo zizarara mu kiraro cyiza. Mwaje mwantamwe mukarara mu kiraro cyiza mukitaba Uwiteka, zikarisha urwuri rwiza rwo ku misozi ya Isiraheli. By'ubwanjye, haleluya, Uwiteka niko avuga, nijye uziragirira intama zanjye. Mwavuye muri ayo madini muragiwe n'abashumba, mukaza mukemera mukaragirwa n'Uwiteka. Ngo jye ubwanjye nijye uziragirira intama zanjye kandi nziruhure, niko umwami Uwiteka avuga. Muve muri ayo madini mwemere Uwiteka babera umushumba. Umva icyo Uwiteka azagukorera niwemera ukava muri ayo madini ukemera ko Uwiteka kubera umushumba. Izari zazimiye nzazishaka, n'izari zirukanywe nzazigarura, izavunitse nzazunga, izacitse intege nzazisindagiza, ariko izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura zose. Nzaziragiza gukiranuka. Uwiteka intama agiye kuziragiza gukiranuka, haleluya, haleluya. Uwiteka nguko uko ari kubwira abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo, biragiye ubwabo, bagambaniye intama. Uwiteka arazibambuye ngo arirahiye agiye kubaririje intama ze. Nimumuhe intama ze mwabungeri mwe, nimumuhe intama ze mwabashumba mwe. Namwe ntama, namwe ntama, nimwumve ijwi ry'umwungeri ubahamagara, mwitabe. Abakize amenyo ya rubamba, abakize inzara, abakize amasega aryana. Kuki mwebwe mutumva? Ngo kandi nawe mukumbi wanjye, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye guca urubanza rw'amatungo n'ayandi, n'urw'amasekurume y'intama n'urw'amasekurume y'ihene. Umva mwamukumbi mwe namwe mubwirwa mukanga kumva. Igihe cyo gucira urubanza umukumbi kirageze. Ngo kandi nawe mukumbi wanjye, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye guca urubanza rw'amatungo n'ayandi. Mubyumve, n'urw'amasekurume y'intama n'urw'amasekurume y'ihene. Igihe cyo gucira urubanza amatungo kirageze, kirageze. Kubera iki? Uwiteka arahamagara intama, izizanga kumwitaba azazicira urubanza ko zamusuzuguye. Nimugire bwangu mwumve ijwi ry'umwungeri abahamagara. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo intama zanjye ndazizi, nazo zikamenya, iyo nzihamagaye ziritaba. Ariko hari intama zibagiwe ijwi ry'umwungeri mwiza, ziri kurorongotana ntizikimenya ijwi arahamagara. Izo ngizo zizacirwa urubanza. Uwiteka rero akomeje kubabwira ngo muve mu madini aho muragiwe n'abashumba babi b'abanyazi, muze Uwiteka biragirire, ariko mwanze kumva.
ayo madini yose ni maraya, asambana na Satani sebuja, bagambanira intama. Kuki mwakomeza kuba umuhigo w'inyamaswa z'inkazi? Kuki mwakomeza kumenerwa amaraso mutanyaguzwa? Kubera iki? Maraya yabagambaniye, idini ryabagambaniye. Maraya na Satani umugabo we babagambaniye. Nimuhunge. Idini rifite umugabo Satani, itorero rifite umugabo waryo Kristo warikoye amaraso. Ibyo ni ibintu bibiri rero bihabanye. Nimuhumuke mwumve icyo tubabwira. Amadini yose ni maraya, kuko araya kwa Satani. Ariko itorero rya Kristo rifite umukwe warikoye amaraso, ari we Kristo. Nimwemere rero, mwumve ijwi rye. Yesu aravuga ngo ninjye mwungeri mwiza, intama zanjye ndazizi. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo yisegije arahunga. Bene data, nimwumve icyo umwungeri mwiza ababwira. Arahamagara, nimuve muri ayo madini, birakomeye. Ariko nimwumve, musenge, mufate ibihe byo gusenga, mubaze Imana ukuri kw'ibyo tubabwira. Irabishyiraho ikimenyetso, irabahishurira, kuko abashakashaka bose bararonka, abakomanga bose barakingurirwa. Muhunge rero maraya. Reka dusome ibya maraya uwariwe, ibyahishuwe ibice 17. Nkuko twabibonye, hari maraya ukomeye, uwo ngo niwe nyina w'abamaraya bose. Uwo rero niwe watoje abakobwa be ubusambanyi, ariyo madini yose yamukomotseho. Uyu munsi wa none ayo madini yamukomotseho, maraya mukuru, maraya ukomeye, ari gukora ibishoboka byose ngo ayagarure. Niyo mpamvu ubona insengero ziri gufungwa hirya no hino, nukugira ngo maraya mukuru, maraya ukomeye yongere yihurize hamwe n'abakobwa be, bajyanire hamwe kurimbuka, gucibwaho iteka. Uyu munsi wa none amadini yaranyanyagiye ari menshi, bari kuyahuriza hamwe, bari kuyateranyiriza hamwe. Ibyo byose ninde uri kubikora? Ni maraya ukomeye, kuko maraya ukomeye uwo asambana n'abami bose bo mw'isi. Reka tubirebe. Ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Haza umwe wo muri baba marayika 7 bari bafite za nzabyandwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho. Maraya ukomeye azacirwaho iteka. Maraya ukomeye ari hafi gucirwaho iteka, kandi uwo maraya ukomeye ngo yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mw'isi basambanaga nawe, abari mw'isi bagasinda inzoga, arizo busambanyi bwe. Nibyo rwose, maraya ukomeye uwo nguwo asambana n'abami bose bo mw'isi, kandi abari mw'isi bose basinda inzoga ze, arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore. Maraya uwo ni umugore w'imaraya ni idini, ariko umugore w'umwizerwa ni itorero. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura. Uwo mugore wari wicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo maraya yicaye ku nyamaswa itukura. Iyo nyamaswa yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu intoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira
n'imyanda y'ubusambanyi bwe mu ruhanga rwe. Uwo mugore nyine afite izina ry'amayoberane ryanditsweho ngo uwo mugore ngo Babuloni ikomeye, uwo maraya ukomeye, iryo habara niwe Babuloni ikomeye, ngo niwe nyina w'abamaraya kandi ni idini. Maraya twabonye ko ari idini, kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi, niwe nyina w'amadini yose ya maraya. Hari maraya ukomeye, hakaba n'abakobwa be. Abo bose abo bakobwa bari gusubira kuri nyina. Abakobwa ba maraya bari gusubira kuri nyina, kwibumbira kuri nyina. Niko bimeze uyu munsi wa none. Urabona kwibumbira hamwe kw'amadini, bakabikora mu buryo bw'amayoberane bukomeye, kuko maraya asambana n'abami bose bo mu isi, arabategeka, arabayobora, arabakoresha. Mufunga ibi, mufunga ibi, mufunga ibi, insengero zemewe gukora nizi. Maraya ubwo niwe usambana n'abami bose bo mu isi, kugira ngo abamaraya bose, abakobwa ba maraya bose bagende bibumbire hamwe na maraya. Mbega maraya. Reka dusimbuke kuko ni harehare, tujye kuri 15. Nuko arambwira ati, ya mazi wabonye uwo maraya yicaraho, ya mazi wabonye. Maraya mbabwire ngo ni idini. Maraya ukomeye ni rya dini ryicaye ku nyamaswa, inyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo bavuze inyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10, tugiye kureba icyo baba bavuze. Nuko arambwira ati, ya mazi wabonye maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Maraya uwo rwose yafashe ahantu hose, abantu bose maraya bagezeho, ngo niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Uwo maraya uwo yaragaye, yakwiriye isi yose. Maraya ntaho utamusanga, yarayifashe. Ngo ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga maraya uwo, bimunyage, bimucuze, birye inyama ze, bimutwike, akongoke. Reka dusubire inyuma gato turebe ku 9. Aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7, twabonye ko maraya ngo yicaye ku nyamaswa itukura y'imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho. Uwo mugore rero, uwo maraya, iryo dini nta rindi ryicaye ku misozi 7 usibye idini rya Kiliziya Gatolika, kuko ryicaye ku musozi, ryicaye i Vatikani, ari wo mujyi w'imisozi 7. Uwo maraya rero amadini yose yamwiyomoyeho, uyu munsi wa none ari gusubira kwibumbira kuri we. Uwo maraya arakomeye, uwo maraya asambana n'abami bose bo mu isi, ariko agiye gucirwaho iteka, agiye kurimbuka. Bene data rero, ni mube maso, muhunge idini. Idini ni maraya. Idini aho riva rikagera ni maraya. Ni muhunge mudapfa. Ufite amatwi yo kumva niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ndabakunda. Nakagaruka kuri Bibiane TV. Bye.